Shalom, turashima Imana iduhaye uyu munsi wa 210 muri uyu mwaka. Ni intambwe nsha Imana iduteje. Uwiteka aje kuguhumekeraho umwuka we bundi bushya kugira ngo wongere ukoreshwe indi mirimo ikomeye. Butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 20 umurongo wa 22. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera. Akira umwuka wera kuri uyu munsi, wakire ubushobozi bwe, wakire imbaraga ze, wakire kuyoborwa nawe, wakire gufashwa nawe, wakire kugirwa nawe inama, wakire kungurwa nawe ubwenge, wakire kwerekwa nawe inzira. Buri kintu cyose cyajyaga kikugora, cyajyaga kikunaniza, cyajyaga kikunanira, cyose uhawe kugisobanukirwa no kukimenya, ndetse uragutse uzamutse mu rundi rwego kubw'imbabazi za Yesu Kristo n'ubuntu bwe bwinshi. Turagushimye Mana ikomeye, turagushimye Yesu Kristo kuhumekeye umwuka wawe wera ku bana bawe kuri uyu munsi, ukaba ubahaye gukora ibishya, kumva ibishya, kureba ibishya, kandi bakaba bagiye kubyuzuza kubwo kuyoborwa nawe no kugirwa neza nawe. Turakwinginze ngo ibyo ubisohoreshe gukomera kwawe no kugira neza kwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.